Itangiriro, beginning. Buri kintu cyose mu iyi si kigira igihe cyatangiriye. Buri muntu mu iyi si ya rurema afite igihe yavukiye, ndetse igihe kizagera napfe. Tugendeye kuri Bibiliya, mu ntangiriro Imana yaremye isi n'ijuru, irema inyanja n'ibirimo byose, hanyuma ku bwa nyuma irema umuntu, imuha kubigenga. Benshi nk'uko babivuga, Imana ni umubyeyi. Benshi nk'uko babyemera, Imana ishobora byose. Benshi nk'uko tubizi, Imana ikora ibitangaza. Benshi nk'uko tubizi, abahanuzi bavuga ibintu bikazaba. Benshi nk'uko tubibona, benshi bafata igihe cyabo bakicara, bagapfukama, bakiyiriza, bagasenga cyane ngo Uwiteka abahindurire ubuzima. Nyamara ku rundi ruhande tuzi ko Imana ari umubyeyi, kandi tuzi ko Imana ishobora byose. Dufate urugero ku mubyeyi ufite umwana. Umubyeyi aramutse azi icyo umwana we akeneye cyose, yakimuha atiriwe amusabye. Umubyeyi aramutse azi ikigirira akamaro umwana wiwe, cyangwa se icyatuma agubwa neza cyose, aragikora kugira ngo umwana we amere neza. Ese ko Uwiteka azi ibyo dukeneye, akaba azi ibyo dusaba, akaba atuzi twese, yewe akaba ashobora no kubara umusatsi wacu, kuki tubabara? Kuki dukena? Kuki duhura n'ibibazo? Kuki atabiduha byose ibyo dukeneye, ndetse bamwe bakenda no guhotorwa n'inzara, abandi bakicana, Satani akigarurira isi. Njye mugiye kubana mw'iki kiganiro, ndi Diri Samu 4700, ndabasuhuje. Mu itangiriro, Imana imaze kurema isi n'ijuru, hamaze kuza igitekerezo cyo kurema umuntu, ntabwo Satani yigeze akifata neza cyangwa ngo acyakire, ahubwo yagerageje uko ashoboye kose ngo akirwanye gihagarare. Gusa ntibyari kumukundira. Icyo gihe Satani yahisemo kugumura bamwe mu bari aho mu ijuru b'abamarayika, abagira ingabo ze, abashyira ku ruhande rwe. Abamedi n'abaperesi bati, twe ntaho duhagaze. Nyamara ku rundi ruhande Uwiteka ati, shyuha cyangwa ukonje, kuko nubaka akazuyaze, njye nzakuruka. Dukurikije filozofi cyangwa se tukajya mu mitekerereze yimbitse, dusanga Imana isa nkaho isinziriye. God is inactive. Cyangwa se imbaraga z'Imana zabaye nk'izituje. Imana yabaye nk'irekeye gukora. Ese kubera iki? Ese byagenze bite kugira ngo ibi byose bibeho? Nibyo koko Uwiteka afite ubushobozi, ashobora guhindura byose mu masegonda. Nta cyamunanira, ashoboye byose, ntajya yibeshya habe na gato.
ariko Satani amaze guserereza Uwiteka akamubwira ko kuba abantu bamwizera cyangwa se bamwemera ari ukubera imbaraga ze ahubwo atari ubushake bwabo. Ibi byatumye Uwiteka arakara cyane, yiyemeza guha abantu ubwisanzure bakihitiramo icyiza n'ikibi, ibaha kuba bayoboye isi, ariko bitari iby'igihe cyose. Bityo abazaba baramaze guhitamo igihe izagaruka ku butegetsi bwayo, abo bazaba bayo ku bushake bwabo, atari kubw'imbaraga zayo cyangwa kubw'agahato kayo. Nyamara ihora hafi igira ngo ibareberere abo bafite imbaraga nke bose, ibereka inzira y'ukuri, ibereka inzira z'ibinyoma, nyamara bo bahitemo aho bahagarara. Uhitemo inzira ucamo wowe ku bwawe, ntawe uguhatirije, ntawe ugusunikirije, nyamara hari ubigusabye. Muri iki kiganiro turasobanukirwa neza impamvu ari ngombwa gusenga. Muri iki kiganiro turamenya neza inkomoko yo gusenga, inkomoko yo gutakamba, kwiyiriza ndetse no kwibabaza. Ese ibi ngibi bimara iki? Uwiteka arangije afata imbaraga ze zose asa nk'uzisinzirije. Gusa ku ruhande rwawe ushobora kuzikangura, ushobora kumwereka ko umukeneye cyane, ushobora kumwereka ubushake. Icyo gihe imbaraga ze zikabana nawe. Abamaze kuhagitivetinga cyangwa se gukoresha neza uruhande rwabo ku Mana, kurukangura muri make, bashobora gukora ibitangaza, bashobora gukiza abarwayi, bashobora kwirukana roho mbi, sekibi ntibakanga. Ibyo bivuze ngo buri wese uruhande rwe ku Mana ruba rusinziriye, ariko ugerageje gusenga cyane akagerageza kuyikiranukira, kuba ari nko kuyirembuza, kuba ari ukuyikoma agatoki uti kanguka kanguka nyamuneka. Niyo mpamvu benshi basenga cyane ugasanga bakora ibitangaza, bazana impinduka, bakora ibidasanzwe bitamenyerewe mw'ubu buzima umwana w'umuntu atakwishoboza, ndetse na sekibi ubwe atashobora. Ibi bivuze ko buri wese ku ruhande rwe ashobora kwagitivetinga cyangwa se gukangura Imana ikaba maso. Gusa nanone iyo wayikanguye ukongera ugasubira mu bibi, ishobora kongera kukuvaho ikakureka wenyine. Amosi yari ari kumwe n'Imana akora ikintu cy'igitangaza kitigeze kibaho mu buzima, ahagarika igihe. Icyo ni icyifuzo cya buri umwe mu isi. Benshi usanga tuvuga duti uwansubiza kiriya gihe, uwahagarika igihe, uwangumisha aha, ariko igihe kikamwangira. Mose yarabishoboye kuko yari ari kumwe n'Uwiteka Imana. Bivuze ngo iki kintu cyatunaniye twese cyo guhagarika igihe, Uwiteka yagishobora kuko yaragikoze. Uwiteka ashobora byose, ashobora gukora, atanga byose, ariko ku bamukanguye ku ruhande rwabo, ku bamwiyegereje ku ruhande rwabo. Niyo mpamvu nshuti ndakubwira ngo pfukama usenge, ushyire amavi hasi wiyirize, ukangure Uwiteka ku ruhande rwawe kugira ngo abashe kuba maso. Abo banzi bakwatamiye bose abigizeyo, arabishoboye, abifitiye imbaraga, arabikora, arakiza, arafungurira, arambika, arahoza. Gusa ibi byose bigendera kuri kondisiyo imwe. Ese Uwiteka arasinziriye ku ruhande rwawe cyangwa ari maso?
ese ari maso bihagije ku buryo ukora ibitangaza binyuze mu izina ryiwe? Uwiteka arasinziriye. Tekereza mu gihugu cyawe waba uyoboye, haramutse haje undi mwami mushyashya akaza kukuyoboreramo, akazana amatwara yiwe n'ibitekerezo byiwe. Ufite imbaraga n'ubushobozi byose bibaho, ushobora byose. Ndakubwiza ukuri, ntiwamwihanganira, ntiwatuma agoyeka na gato paka agiye hasi. Satani ari mu bwami bw'Imana, ari mu bana bayo, ari mu biremwa byayo, ari kubihindanya, ari kubihindura uko yishakiye mu nzira ziwe kandi zimunyuze. Ubu bwami ntabwo ari ubwe, ntabwo ari we mwami uri hejuru ya byose, si nuko ari we usumba byose. Uwiteka afite ubushobozi bwo kumwirukana, afite ubushobozi bwo kumurimburana n'abe bose, ariko ntabikora. Ese uko kwihangana kwaba ari ukuhe kwatuma umwami yemerera ubundi bwami ko bukorera mu bwami bwe? Umunyarwanda yagize ati, nta bihanga bibiri bitekerwa mu nkono imwe, Satani n'Imana, abami babiri mu isi imwe ya rurema. Ndetse filozofi zemera ko hari igihe Uwiteka azaza. Icyo gihe azaba aje guhindura byose, azaba aje kongera kuyobora, azasubirana imbaraga ze bundi bushya, areme isi bundi bushya uko yishakiye, akuremo ikibi cyose na nyakibi ndetse n'abanyakibi bose. Icyo gihe imbaraga ze zizongera zikanguke, zisubirane ubushongore n'ubukaka nk'ubwo zahoranye mu irema ry'isi. Icyo gihe nta mwana w'umuntu cyangwa se ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose kizarenga ku itegeko, kuko nyir'ububasha azaba afite ubushobozi bwose bubaho, ndetse na n'ubu arabufite, ahubwo ni uko businziriye. Igihe azakangukira rero, nshuti, ndagusabira ngo nawe uzaba uri mu ruhande rwiwe, kuko uwo munsi ntabwo uzira, nta n'ubwo uzacya. Ku bamurwanya, ku batari mu ruhande rwiwe, ku batari hamwe nawe, ku batarunda hamwe nawe, bari kunyanyagiza. Uzicuza igihe wataye, urebe umunezero wose wagize utabashije kugutabara ako kanya. Ntabwo uburakari bw'Imana wabukizwa, usibye kuyisenga yonyine, igakanguka ku ruhande rwawe, ikagira impuhwe, ikakugirira imbabazi. Nta kindi wakora. Mugenzi wanjye, icunge nonaha umenye ngo uruhande rwawe ni ruzima ku Mana. Ese rurakora cyangwa rurasinziriye, cyangwa ntirwigize runakanguka? Uwiteka afite ubushobozi, abo ubona bose bakora ibitangaza mu izina ryiwe, si uko ari abatoni kukurenza cyangwa se hari ibyo bavukanye utavukanye, ahubwo bo babashije gukora, babasha kugira neza, babasha gukora ibishoboka byose. Uruhande rwabo ku Mana rurakanguka, bakora ibitangaza, barakiza, barahumura impumyi, ndetse babayeho mu byishimo utabamo. Ibyishimo mu isi ntabwo ari ibintu utunze, ibyishimo mu isi ntabwo ari imodoka, ntabwo ari amazu, ntabwo ari umuryango, ntabwo ari abavandimwe. Ibyishimo nyabyo bikomoka ku Uwiteka. Uwiteka afite byose, ashobora byose kandi atanga byose. Wigize wumva abantu basenga bavuga ngo Uwiteka urakoze kubw'ibiduhaye? Nyamara niba yari isukari cyangwa se wari umunyu, nyuma y'amezi 6 ubona umuntu ari kwinyarira, ari kwikoreraho byose, ibyo bitewe na za ngaruka yatewe na ya sukari yanyweye. Ese koko Uwiteka ko ari umubyeyi, akabaza icyo dukeneye cyose, akabaza icyo dukwiye, niba bari wowe wayiguhaye?
yagakwiye kugutera indwara? aho uba ufashe Uwiteka nk'umubeshyi cyangwa se nk'umuntu wibeshya udafite imbaraga. Nshuti mugenzi, nagira ngo nkubwire ngo ibyo byose urishuka, Uwiteka uramubeshyera. Ibaze nakubwira ko wamubeshyeye, icyo cyaha uzagikizwa nande? Wibeshyere Uwiteka, icara utwo ubonye twose udukoreshe neza, ugerageze wicunga umenye ko ntawe ugucunga. Wivuga ngo ni Uwiteka ubiguhaye bityo ngo ubyihate uko wiboneye, hanyuma bigutera ibibazo. Gerageza urwane uko ushoboye kose, ukore uko ushoboye kose, wirinde. Uwiteka ntabwo iki gihe ari kubasha gukoresha imbaraga ze. Uwiteka afite ubushobozi bwo guhindura byose mu gihe kingana n'amatsiyesi. Uwiteka afite ubushobozi bwo kwica abantu bose, afite ubushobozi bwo kurema abandi bashya, guhindura isi uko yifuza. Ariko bitewe n'uburyo asinziriyemo, ntabwo Uwiteka ari gukora. Gusa uruhande rwawe wowe, iyo usenze urarukoresha, ugakora ibitangaza mu izina rye. Ndetse nk'uko Mose yabikoze, Musa yimura Abayisiraheli mu Misiri abajyana ku butaka bw'isezerano. Uwiteka yari yakangutse ku ruhande rw'Abayisiraheli, yakangutse ku ruhande rwa Musa. Musa akora ibitangaza na n'ubu bitarakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Benshi bagerageza kubihindura bakabijyana mu masanze ya siyanse, bakagerageza kubihindura uko bashatse. Ariko nshuti, nagira ngo nkubwire ngo baragushuka. Uwiteka ari maso, Uwiteka arakangutse ku ruhande rw'umuntu wamukanguye. Uwiteka ashobora gukora, ashobora gukiza, ashobora kurema, ashobora kuzura, ashobora gutanga amahoro n'ibyishimo ku bakangura uruhande rwabo. Ntabwo ibi ngibi ushobora kubigeraho uri umunyabyaha. Nk'uko ubizi ko nta mugaragu ushobora gukorera abakire babiri cyangwa se ba sebuja babiri. Wowe nagira nkubwire ngo uhitemo kare, uhitemo kwishima ubu, ukazababara igihe cyose, cyangwa se kubabara gake ubu, ukazishima igihe cyose. Ishimire mu Uwiteka Imana, maze umunsi azagaruka muzafatanye urugendo, aho uzaba utagikeneye kumukangura, azahora ari maso ku ruhande rwawe akakumenyera ibyo ukeneye. Uzabaho wishimye nk'umwana w'uruhinja ufite umubyeyi ufite ibyo akeneye byose, ndetse akabimuhata kugeza ubwo yishimye. Uko bishoboka kose, ndakubwiza ukuri, njye nawe nidukurikiza iyo nzira, tugakangura uruhande rw'Uwiteka kuri twe, byose bizagenda neza. Tuzabaho neza, tuzatura neza, maze ubwo Satani azaba amaze kwirukanwa, Uwiteka asubiranye isi yose mu biganza byiwe, imbaraga ze zongeye gukora, tuzabane. Ndakwinginze ngo unshyigikire kugira ngo nkomeze kukugezaho n'ibindi byinshi, ubashe gusobanukirwa n'ubuzima. Njyewe nari Dirisamu 4700. Ikiganiro cyo nakagaruka. Menya kandi usobanukirwe, ni ikiganiro mugezwaho na Dirisamu 4700. Ndabashimiye. Itangiriro, beginning. Buri kintu cyose mu iyi si kigira igihe cyatangiriye. Buri muntu mu iyi si ya rurema afite igihe yavukiye, ndetse igihe kizagera na pe.